Yesu ashimwe, karibu mu kiganiro cya Roswari mugezeho na Adrien Bizimana. Mbere ko dutangira munyemerere dusenge. Turagushimira Imana nziza, tugushimiye ko ugira neza, tugushimiye kubana natwe, tugushimiye umwanya mwiza duha buri munsi. Nsengeye buri muntu wese uzi kujya kino kiganiro yaba ari aka kanya mu gihe kizaza, mu umugisha mugirire neza kuko kuza kwawe kubane natwe, mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen. Haleluya. Nizere ko mwagize ibihe byiza. Tugiye gusangira ijambo ry'Imana riri mu gitabo cy'Abaroma, mu rwandiko Pawulo cy'itoro ry'i Roma, ibice bya 12 turi ku murongo wa 9, tukomeze turi ku 21. Ati ngo urukundo rwe kugira uburyarya, mwanga ikirurunuka, muhorane n'ibyiza byo gukunda bene data, mukundane rwose kubw'icyubahiro umuntu wese ashyira imbere mugenzi we, kuby'umwete ntimubiryangwe, muhirimbanire mu mitima, mukorere umwami wacu, mwishime mufite ibyiringiro, mwihanganira amakuba, mukomeze gusenga mushikamye, mugabanye abera uko bakennye, mushishikarire gucumbikira abashyitsi, ababarenganya mubasabire umugisha, mubasabire ntimubavume, mwishimane n'abishima, murirane n'abarira, muhuze imitima, ntimukararikire ibikomeye, ahubwo mwemere kubana n'ibyoroheje, ntimukite abanyabwenge, ntimukitire umuntu inabi yabagiriye, mwirinde kugira ngo ibyo mukora bibonekere abantu bose ko ari byiza. Niba bishoboka murwanye uruhande, mubane amahoro n'abantu bose. Bakundwa, nimwihoranire, ahubwo mureke Imana ihoreshe uburakari bwayo, kuko byanditswe ngo guhora n'ukwanjye nijye uzitura, ni ko Uwiteka avuga. Ahubwo umwanzi wawe nasonze umugaburire, nagira inyota umuhe icyanywa, kuko nugira icyo uzaba umurunzeho amakara yaka ku mutwe. Ikibi cye kukunesha, ahubwo unesheshe ikibi cyiza. Amen. Imana yacu nishimwe. Ngiri jambo tujye kuganiraho iminota mike uko bisanzwe, iminota 10 cyangwa 15, riri mu rwandiko Pawulo cy'itoro ry'i Roma. Nimusoma umutwe w'iri jambo uravuga ngo imirimo ikwiriye imibereho ya Gikristo. Shaka kuvuga ngo imirimo ikwiriye imibereho ya Gikristo, bivuze ngo kubaho mu buryo bwa Gikristo ni lifestyle cyangwa se ni uburyo bw'imibereho butandukanye n'uburyo busanzwe, kuko mu buryo buri normal twita ko ari uburyo bwa kimuntu, ukugiriye nabi umugirira nabi, ukwanga nawe uramwanga, ugukunda uramukunda, ukugiriye neza nawe umugirira neza, uguhaye inka uramwitura. Ariko muri no migirire ya Gikristo, yanse mu imirimo ikwiriye imibereho ya Gikristo, Pawulo arimo yigisha iri torero ubundi buryo bwo kubaho nk'abana b'Imana, ubundi buryo bwo kubaho duhimbaza Imana. Arababwira ngo murwanye uruhande, mubane n'abantu bose amahoro. Shaka kubabwira ngo umukristo ubayeho ubuzima bwa Gikristo akwiye kuba umuntu urema amahoro, niyo n'abantu baba batayamuha, ariko we akarema amahoro. Imana yacu nishimwe. Impamvu ubukristo bugenda buta agaciro, kamvuge gutyo, nuko imbuto abantu bari badutegerejeho bazibuze. Imbuto abantu twita ko hari abatizera bari badutegerejeho barazibuze, bituma ibyo gukunda ubuzima bwa Gikristo butabaryohera. Ariko ukurikije uko ijambo ritubwiye, riratwereka standard iri hejuru y'imibereho, ivuga ngo murwanye uruhande, mubane n'abantu bose amahoro. Ababwira ngo ikibi cyo kuganza, ahubwo unesheshe ikibi icyiza. Avuga ngo mushishikarire gucumbikira abantu. Abwira abantu ngo mushishikarire ingo zanyu zibe ingo nyabagendwa, mukomeze gusenga mushikame, mugabanya abera uko bakennye. Arimo avuga ngo twagombye kugira imico yo gutanga no gufasha abera, abo dusengana, abo dusangiye gucungurwa, ndetse n'abandi nabo tutanazi twita ko ari abanyamahanga, tubagirira neza. Ngo muhuze imitima, ntimukarakarire ibikomeye, ahubwo mwemere kubana n'ibyoroheje. Iyo ni indi standard igora n'abarokore. Bavuze ngo mukunde ibyoroheje, ni ukuvuga ngo kuba ubuzima uhora wumva yuko ibyoroheje bikunyuze. Niba ufite ipantaro 2 umve kunyuzwe, niba ari 3 unyurwe nabyo, niba ufite inkweto 1 unyurwe nabyo, nugire 5 unyurwe nabyo, nunagire 6 utange 2 usigarane 3 unyurwe nabyo. Imana yacu nishimwe. Ni ukuvuga
twahamagariwe kuba ubuzima bworoshye. Ntabwo ari ubuzima dorikise bwo kwimpresiyona abantu, bwo kwemeza abantu, bwo kubereka yuko ugeze ku rwego rw'ibitangaza, ahubwo twahamagariwe kuba mu buryo buri simple. Iyo simplicité n'indi beauty, ubundi bwiza bw'imibereho ya gikristo. Imana yacu nishimwe. Muri uyu mugoroba rero numva nshaka kubaganiriraho imibereho ya gikristo, ni ukugira ngo twenjoyinge ubuzima tubayeho. Ubuzima ubwo ari bwo bwose tubonemo Kristo, tumvemo Kristo kandi tumunezererwemo. Imana yacu nishimwe. Ntimukiture umuntu nabi. Imana nababwira ngo muri iyo mibereho tubeho uburyo tutitura abantu, ngo tube dufite ahantu bambwiye nzamugiranya. Ibyo bigaragaza kutaramenya Kristo, kutaramumva, utarumva yuko aguhagije, utarumva ko natwe yadukunze turi babi, natwe tugomba gukunda abantu niyo baba rwose batatunezeza mu migirire. Imana yacu tugirire neza. Ubu niba bishoboka murwanye uruhande, mubane n'abantu bose amahoro, bakundwa, ntimwihoranire, ahubwo mureke Imana ihoresha uburakari bwayo. Imibereho irimo no kutihoranira, ahubwo ukavuga ngo Kristo, ibyo ngibyo ndabikurekera, abangiriye nabi ndabikurekera, abampemukiye, abanyambuye ndabikurekera. Ariko mu mutima wawe haganzemo ibyiza, haganzemo umunezero, haganzemo guhimbaza Imana. Imana yacu nishimwe. Umurongo nshaka ko dusorezaho ni mu 21 ngo ikibi cye kukunesha, ahubwo unesheshe ikibi icyiza. Amen. Ijambo ngiye gusorezaho rivuga ngo ni gute twebwe nk'abantu b'Imana twaneshesha ikibi cyiza? Ni gute nk'abantu b'Imana ikibi kitatuganza? Iyo uvuze ngo ikibi cyo kuganza, ntabwo ari ukuvuga ko ikibi ari ikintu kidafite imbaraga ku buzima bwacu. Umuntu yaguhemukiye birakwafekita mu buryo buri emotionnel, mu buryo buri financier, mu buryo buri social, mu buryo buri economic. Nshaka kukubwira ngo umuntu aguhemukiye uba affected, birakugora, biragutusha, biragukomeretsa. Mu Kinyarwanda cyiza no biragukomeretsa. Ariko ijambo riratubwiye ngo ikibi cye kukuganza. Mani magambo, ibyo bikomere byose tubizanire Kristo. Mwete Kristo, byagenze gutya, ino ni story yanjye, ino ubuzima bwanjye, ariko ndagushaka kugira ngo wongere ungirire neza, kugira wongere unkomeze, ndagushaka kugira ngo wongere ungeze ku rwego rwiza rwo guhimbaza. Imana yacu nishimwe. Iri jambo nifuje ko twaganira mu no mugoroba rivuga ngo nawe ukurikiye ubutumwa buno mugoroba, ukunda Imana, unesheshe ikibi cyiza kandi ikibi cye kukuganza. Niba hari ibintu wumvaga urimo strugglinga nabyo, urwana nabyo, abaguhemukiye, bakugambanira, bakwanga, batakwifuriza ibyiza, bakwambuye, abantu benshi bafite ibikomere byinshi. Uyu munsi usabe Kristo aguhe imbaraga, aguhe Mwuka Wera kuneshereze, kandi ikibi cye kukuganza ahubwo unesheje ikibi cyiza. Bishobora rero no gukunda ijambo ry'Imana, gukunda Bibiliya, gukunda kuyisoma no kwigira ubuzima, no kuyikuramo principe z'ubuzima zikuyobora ugeze no mu bihe bigoye. Ukavuga ngo Mana ndi kumwe nawe, kandi nubwo nandi mu gikombe, ariko igihe kizagera nongere ngere imusozi, gera hirengeye. Imana yacu nishimwe. Iri jambo ry'umugoroba nifuza kubasangiza. Imana ibaho umugisha. Reka dusenge. Turagushimira Imana nziza, tugushimiye kuduha umwanya buri munsi ugana ijambo ryawe. Turagusabye ngo uduhe Mwuka Wera tuneshereze, kandi dushoboze kuneshesha ikibi cyiza. Uduhe Mana kutikunda, kutirebaho, ahubwo dukunde bene data, tubacumbikira, tubakunda, tubasengera, kandi tubabarira, tubagirira neza, kugira ngo Mana ubuntu watugiriye bugaragarire mu buzima bwacu bwa buri munsi. Komeza kutugirira neza, kuko kwiza kwawe kubanira natwe mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Murakoze cyane, mbifurije kugira umugoroba mwiza, kandi nifuza kureba ikiganiro cya Romate na Rosoir buri munsi. Romate ni ibagezwaho na Kayiranga Theogene. Buri munsi n'icyari kibacika, ngo twirirwe mu ijambo, tunarare mu ijambo. Imana ibahe umugisha. Bye bye.